Ese nawe ujya wibaza ukuntu video nk'izi bazikora? Ukabona umuntu aravuga inkuru ibintu byishushanya, ukabona ikaramu iriho irandika nta muntu yandikishije. Babyita whiteboard animation. Muri iyi video ngiye kukwereka ukuntu nawe wakwikorera aka kantu hanyuma ugatangira gukora content yawe utuje kandi ibintu birimo byose ari ibyawe. Ngiye kukwereka uburyo nawe wakora inkuru muri ubu buryo nk'abandi bose. Ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred, niba ari ubwa mbere ubonye channel kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ntakagire video n'imwe nk'iyi igucika. Reka dutangire. Mu gutangira turakuramo ibi byose mubona kugira ngo tuze gutangira na zero, hanyuma dutangirane nawe ukora ibi bintu wari usanzwe ubona ari nk'inzozi. Twagiye mu gutangira turakupa ibi byose tubikuremo, niturangiza tuze kuri browser dukoresha Chrome, twandikemo Chrome, tuze hano muri Chrome, tuze hano muri Chrome yacu twandikemo tuti canva.com gutya, tukande enter. Hano turatangiye. Ikintu cya mbere uza ugakora, uraza ukabanza ugashakamo ugakora ifoto yawe. Ni ukuvuga ngo mbere yuko ibi byose bitangira ubanza gutegura topic ugiye kuvugaho, ukavuga uti ngiye kuvuga wenda ku buryo butanu wazamura YouTube channel yawe ikazamuka mu gihe gito. Ukabyandika ku ruhande, ukandika ama topic uri buvuge cyangwa se ingingo z'ingenzi eshanu uri buvugeho wazanditse ku ruhande. Warangiza ukaza amara kubikuramo ugakanda kuri akantu ko guteranya, hakaza iyi form yose. Noneho kubera ko tuba dushaka wenda gukora video yo gushyira kuri YouTube cyangwa se form nk'iya YouTube, ushatse wakanda hano kuri YouTube thumbnail bitewe n'icyo wenda nuko dushaka kubona video yacu iri buze kuba nyine iri muri size nk'iya YouTube. Ugakandaho gutya, haza rero form ya 16 ku 9. Ugategerezaho gato gutya. Nukuvuga ngo kwa kundi rero uba wamaze kwandika ya topic yawe uri buze kuvuga, wabidesigninze neza ku rupapuro, uraza wowe ukavuga utoke jewe urabanza ugakora ifoto ya mbere. Urugero, urabona ko haje nyine umwanya wo kwandikamo, ukavuga uti rero ngiye kwigisha abantu ukuntu ibi bintu bikorwa, ukuntu ndi butangire. Ukaza ukavuga utoke, uraza wandikemo hano uti wenda nuze ya mbere ndabereka cyangwa se ndababaza, ese muzi uko wenda ibi bikorwa? Niti wenda niko ndi butangire mbabaza. Okay, ukarizana ijambo ukarishyira hano, ugashyiraho n'utubazo rwose gutya. Warangiza hano ijambo umaze kuryandika, ubwo niwo mutwe wa mbere w'amagambo cyangwa se w'ikintu uri buvugeho kuri topic yawe ugiye kuganiriza abantu. Warangiza umaze kwandika, noneho ukavuga uti ndaza gukoresha noneho n'iki n'amafoto cyangwa se ama design ameze ukuntu. Noneho ukaza ugakanda hano kuri element hano gutya, ukaza hano muri search ukandikamo uti wenda umuntu uri utekereza, wenda nimba ari umuntu uri utekereza ukabyandikamo person thinking. Warangiza wenda ugakanda hano kuri graphic gutya, ukaza ukarebamo twa tuntu nakubwiye tutagize gute tutanditseho pro, ukareba nkaka katanditseho pro cyangwa naka cyangwa naka. Okay, ukareba katanditseho pro, ugakanda wenda kuraka, gahita kaza kakajya muri yanzu kakarisayizinga ukagashyira hano gutya. Okay, gutya. Warangiza ukavuga uti kanshyireho nakandi, ukongera ugakanda kuri element ugasubira muri twatu. Mbese bitewe na content wowe uri gukora niyo graphic ushakisha, niyo graphic ushaka
hano muri element, wowe ikintu ushaka ucyandikamo hano bitewe na topic ugiye kuvugaho. Okay, nukuvuga ngo ushobora wowe ntuzandikemo gutya bitewe n'ibyo ugiye gukora, ahubwo wowe wandikamo bitewe na content ukora cyane n'ibyo ugiye gukora. Okay, warangiza ukavuga utoke noneho ndashyiramo wenda akantu nshyiremo utu design dutandukanye wenda utungutu. Okay, ndashyiramo gutya utungutu, no kuvuga ngo ndiho ndereka abantu ukuntu ibi bintu bikorwa. Maze kubikora gutya, tuvuge ko iyi ari ifoto ya mbere nkoze gutya. Noneho kubera ko uri buze ko nuvuga ngo umutwe wa mbere cyangwa se topic ya mbere ukoraho urabanza ukayikorera video bambe ifoto ya mbere. Nukuvuga ngo nimba uri bukore uvuga ngo ese muzi ukuntu ibi bikorwa, ukongera mukanya ukaba ufite undi mutwe uti noneho iyo umaze kuyikora wenda nyine gutyo uko wagiye ubitondeka, noneho iyi foto ukabanza ukayidownloadinga gutya, ukayidownloadinga ikajya muri telefone yawe gutya. Yamara kujya muri telefone, reka biraterwa na connection hano, yigeze muri telefone urongera ugakora indi. Okay, nuvuga ngo urabanza ugakora amafoto witonze ukayashyira ku ruhande y'amafoto uza gukenera mu kugaragaza bya bintu ushaka kuvuga, ugakanda download ikajya muri telefone yawe iyi foto. Iyi ni step ya mbere. Warangiza ukavuga utoke iya mbere ndayirangije, ukabisiba ibi ngibi gutya, ukabisiba ukabikuramo, ukavuga uti noneho topic ya kabiri ndi bubabwireho, urababwira uti reka noneho mbereke uko bikorwa, reka mbereke uko bikorwa gutya, ukabizana nabyo hano. Warangiza ugashaka n'andi mafoto ushaka wenda kuza kubereka abo bantu, ukavuga uti wenda kanshyiremo n'ifoto, ugakanda kuri upload. Warangiza wenda ukaza ugahitamo ifoto runaka ushaka, nimba wenda ari iyi ngiyi yanjye nkayizana nkayishyira hano, tireka mbereke uko bikorwa. Noneho nimba ari ya graphic nayo ugakomeza ukayazana ukayashyira hano. Noneho bitewe n'amatopic wateguye uri buze kubwira abantu, bitewe n'ama design ushaka kuza kubereka, n'iyi ngiyi ukayidownloading, ukongera ugakora indi buri foto yerekana ivuga kuri buri kintu ugiye kubwira abantu. Noneho ukabidownload, niyo ukayidownloadinga gutya, ukazibika muri telefone. Nuvuga ngo hano tubikoresha telefone, nta mpamvu y'imashini. Ibyo imashini narazibabujije, abenshi muri mwe mwambwiye ko bibagora kuzibona, niyo mpamvu nkoresha uko nshoboye ngo mbereke ibintu byose bishoboka kuri telefone. Noneho hano rero, hano umaze gushyiramo ya content ya topic yose wateguye, uba wabanje kubyandika ku ruhande. Tuvuge ko usoje umaze gukora topic yose wavuzeho, amafoto umaze kuyakora, niba ari amafoto 10 cyangwa 5 bitewe nayo wateguye. Were ikintu hituza uraza ugasigarana iyi blank space cyangwa se uyu mwanya urimo ubusa, wowe ukaza noneho ugascrollinga hano, ukaza hano handitse app cyangwa se apps, hano ukahakanda. Iyo wakanze gutya haza search, ukandika hano muri search uti speed painter gutya. Okay, usizemo akanya gutya. Warangiza ukayikandaho, ugakanda search, urategerezaho gato ize. Guys, naberetse ukuntu mukora cartoon, naberetse tuntu dutandukanye. Nimba nawe uri mushyashya, tuguhaye ikaze, injira mu muryango w'abandi nawe wige nk'abandi. Okay, ukaza ugahitamo kano ka speed painter gutya, ugahitamo kagafunguka. Guys, YouTube ikozwe no kwiga, igihe cyose utiga biragoye. Nanjye ibi ngibi mbagezeho mba nafashe umwanya nkabyiga, nawe fata umwanya wige. Okay, ibi bintu nimba wajyaga wibaza ukuntu bikorwa, nawe ndizera ko hano ugiye gusubizwa. Noneho turategerezaho gato. Urabona baduhaye ahantu ho kwa uploadinga file cyangwa se ifoto, urahita uhakanda gutya.
mbibutsa ko impamvu ubona bitinda ni ukubera ko ndi gukoresha telefone, nawe bitindamo kubera ukoresha telefone, ariko yari imashini birihuta. Gusa sinabakorera ibintu by'imashini kubera ko abenshi nzi ko mutazifite. Noneho hano ukaza ugahitamo ya foto ya mbere ya indi wahereyeho bitewe n'ukuntu watondetse topic yawe cyangwa se video ugiye gukora uko imeze. Urabona ko nshyizemo ya indi twahereyeho, ya indi ya mbere. Noneho hano bahita bakuzanira, ugahitamo ukavuga uti urashaka iyi video imara amasegonda ngaye yishushanya, ukavuga uti ndashaka imara 5 cyangwa 10 bitewe n'ibyo ushaka, ukavuga uti amabara bayashyiremo mu masegonda nayo wenda 5 gutya. Wamara kubihitamo gutya byose ubona ubisetinze neza, n'aka kantu ukakavivura kugira ngo kiriya kiganza cy'uriya muntu kigaragare kiriho cyandika. Aka kantu katavivuye ntabwo wakibona kiriya kiganza. Noneho wamara gushyiramo iyi foto ya mbere ugakana hano handitse generate, hano ukahakanda gutya, utegerezaho gatoya hano bigakonvatinga, hanyuma ukaza kureba, ugategerezaho gato bikarangira. Guys, ibi bintu birafasha cyane cyane ku muntu uba udakeneye copyright cyangwa gukora amavideo nk'ay'abandi cyangwa gushyira amafoto y'abandi mu ntuzi. Hano rero urategerezaho gato, tuze turebe. Urategereza, hano biri kwigeneratinga, hano urabona ko biri kwikaraga. Urategerezaho gato rwose. Biterwa na internet uko ingana. Urabona ko iyi video yacu iramara amasegonda 10. Urabona ko successful, byamaze kuba ko video yacu yagize gute, yamaze kwishushanya, byarangiye nk'uko ubibona. Tugiye rero kureba ese bimeze bite. Urakandamo hano hagati, okay? Urabona ko tayari byatangiye kwishushanya, okay? Ndakeka ko buri wese ariho abibona, okay? Gutya urabona ko byabaye. Noneho rero hano ni ifoto ya mbere ukoze ijyanye n'akantu ka mbere wabwiyeho abantu, hanyuma iyi ngiyi ubu tayari yamaze kwijyana muri box. Urabona ko yamaze kujyamo, yamaze kwiyadinga muri ya frame yacu. Ni ukuvuga ngo iyo ushatse ukanze hano wayidaboringa, ubasha gusubira inyuma ugakanda hano, ugakanda back, ugasubira ku edit kongeramo utundi tuntu. Ariko twe kubera iyi tuyirangije it's okay, turabikuramo. Noneho tuze turebe video yacu ko yageze. Uhitoze rero ukayirisizing ukoresha ututuguni twa hano mu mpande gutya, warangiza ukayiplayinga ukareba nimba koko biriho bikora. Okay, wabonye ko video yacu yamaze kwikora. Hano rero uburangije aka video ka mbere kuri topic ya mbere. Ni ukuvuga ngo rero wamaze gukora topic, wamaze no kuyikorera akantuza. Ni ukuvuga ngo akangaka uradingaho akandi, wadingeho akandi kugera ya manuze yawe umaze, ya matopic yawe yavuzeho yose umaze kuyakorera ntuze yose, ukayarangiza nabwo muri buriya buryo. Noneho warangiza akangaka urakadownloadinga gutya, ukande hano gutya, nurangiza ukande download, hanyuma ukande hano kuri download kajye muri telefone yawe. Gutyo noneho uze kuza kuduteranya ukoresha CapCut niko narabiberetse, cyangwa ukoresha indi application yose ukoresha we editing. Noneho utuntu uze kudukorera voice over bitewe nuko n'amajwi ushaka kongeramo. Guys, ndakeka ari gutya. Nimba wajyaga bibaza ukuntu ibi bintu babikora, nawe ndizera neza ko usubijwe. Ukore subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe gucika. Ubundi duhure muri video itaha. Bye bye, ndabakunda.